Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, dushimye uburinzi bwawe waduhaye uyu munsi, dushimye ubutabazi bwawe wadushyizeho uyu munsi. None rero nyemerera Nyagasani imbaraga zawe zimanuke aha hantu zingote, mvugane n'ubwoko bwawe amagambo yawe washatse ko mbamenyesha uyu munsi. Ngaha rero Kristo wera wicaye ahera hawe, uratunganye kandi urakiranuka. Namaze kumenya neza ko duhanganye n'imyuka yahanutse ahantu ho mu ijuru kandi idafite inyama n'amaraso. Iyo rero niyo ituma tutavuga ibyo ushaka ko tuvuga, niyo ituma tutumva ibyo ushaka ko twumva, niyo duhisha ubuhanuzi uba watugeneye. Nyemerera rero Kristo mwiza, ubwoko bwawe uyu munsi ngiye kugezaho amagambo yawe, ngiye kugezaho ubuhanuzi bwawe nk'uko wabumpaye muri Ezekiyeli igice cya 9, kugira ngo Nyiringabo Imana bakugirireho umugisha. Nyemerera rero Roho Mutagatifu amanuke aha hantu, nyemerera Umwuka Wera amanuke agota aha hantu, abamarayika banzunguruke kugira ngo mvuge mvugishijwe nawe, kandi ubutumwa bwawe bugere ku bantu bawe uko wabiteguye. Nyemerera rero abasore baze kukugiriraho umugisha, abakobwa baze kukugiriraho umugisha, abamama baze kukugiriraho umugisha, abapapa baze kukugiriraho umugisha. Nyemerera rero uyu munsi ubwo marayika wawe ngo ari kuzembagira ashyira ikimenyetso ku gahanga ku bwoko bwawe. Uyu munsi abantu bawe bari bwumva ubutumwa n'abandi buzageraho, abari hirya y'imbibi z'u Rwanda ndetse n'abari mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu baze kugirirwa neza no kubaturwa n'ubutumwa. Avandimwe rero tugiye kumva ubuhanuzi Uwiteka Nyiringabo Imana yashatse ko mumenyeshwa uyu munsi. Ni ubuhanuzi buri mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 9, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso ku ruhanga. Maze arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru yerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'igitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze ku muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'igitare afite ihembe ririho wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe. Mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Kandi arababwira ati, nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo intumbi. Ngaho nimugende. Nuko baragenda bica abo ku murwa. Nuko bakibica aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka nti, ayi Mwami Uwiteka, mbese uzarimbuza abasigaye ba Isirayeli uburakari bwawe buturutse i Yerusalemu? Maze arambwira ati, ibibi by'inzu ya Isirayeli n'iya Yuda birakabije, kandi igihugu cyuzuwemo n'amaraso, n'umurwa wuzuwemo imanza zigoretse, kuko bavuga bati Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo areba. Nange ijisho ryanjye ntirizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruye ubutumwa ati, nagenje uko wantegetse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bavandimwe rero, muri ibi bihe Nyiringabo Imana aratumenyesha ko turi mu bihe bigoye,
kandi turi mu bihe abasenga Uwiteka mu kuri no mu mwuka bagiye kugaragara. Hano rero Uwiteka Nyiringabo Imana aramenyesha buri muntu wese uteze amatwi Umucunguzi TV ko turi mu gihe cyo gushyirwa ikimenyetso ku ruhanga. Mwibuke rero aya magambo maze buri wese asengere mu kuri no mu mwuka. Umunyabyaha areke ingeso ze, maze ukiranirwa nawe ave mu byo gukiranirwa. Maze nk'uko Nyiringabo Imana bivuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya mbere, tujye inama nawe maze tumusabe imbabazi atubabarire, kuko ibyaha byacu abyeza bikamera nka shiregi cyangwa se bikamera nk'ubwoya bw'intama bwera. Aha rero naha buri wese kwitekerezaho, kureba hatagenda neza. Nk'uko rero imirimo ya kamere igaragara mu Bagalatiya ibice 5 kuva ku murongo wa 16 kugera ku wa 23, turebe neza imbuto z'umwuka ndetse n'imirimo ya kamere. Maze iyo mirimo ya kamere irimo ubusinzi, ubusambanyi n'ubusambo, ruswa, kurenganya n'ibindi bisa bityo, dusaba Imana imbabazi kugira ngo natwe marayika w'Imana uri gushyira ikimenyetso ku bantu b'Imana atadusimbuka. Rero ni byinshi byadukuye mu nzira y'Uwiteka. Hari ubusambanyi, hari ubutinganyi, hari umujinya, hari ukubeshya, hari uguca imanza, hari uguhisha imitungo abo twashakanye n'ibindi byinshi bituma tudatunganira Imana. Hari ubwo rero twashutswe n'ubutunzi tukibwira ko turi abanyamaboko, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Rero uyu munsi Uwiteka Nyiringabo Imana yambwiye amagambo ngo nyababwire. Nagira ngo rero niba uyumvise ukumva ikimenyetso kitari bukugereho, ukumva ibiganza byawe byuzuye amaraso, hari ibintu wariganije byari bigenewe abantu, warariye ruswa, hari imfubyi warenganije, ibyo byose ndagira ngo uyu munsi ungirireho umugisha, kugira ngo Nyagasani Imana kubabarire. Nagira ngo dusengane nawe, nagira ngo uyu munsi ufate umunota umwe utekereze ibintu wakoze byose bituma Uwiteka atakwishimira, maze ubyaturire imbere y'intebe y'imbabazi, kugira ngo dufatikanye dusabe Imana imbabazi. Bavandimwe rero, ubwo buri wese yisuzumye akamenya intege nke aho ziri, reka rero tugirire umugisha kuri Nyagasani. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo, uri umwami ukomeye. Ndagushima ko uri umwami w'amahoro kandi ukaba umwami w'imbabazi. Ndagushima ko watubatuye ukadukiza ingoyi y'ikibi. Ndagushima ko kandi wapfuye ugatsinda urupfu, maze ukazuka ukaba wicaye iburyo bw'Imana Data. Ibyo ndabihamya kuzagaruka kandi ku muzuko gutwara abazaba barakoreye ijuru ukabajyana mu bwami wabateguriye. Ariko rero maze kumva yuko marayika wawe ari kugenda ashyira ikimenyetso ku bagutunganiye. Uyu munsi rero ubwoko bwawe unyemerere, hari abisuzumye bakumva aho batameze neza, bagotesha imbaraga z'umwuka wera, maze imbabazi tugiye gusaba Mwami uziduhe nk'uko n'ubundi waziduhereye ku musaraba. Nyagasani Yesu Kristo, uri wera, urakiranuka kandi uzahora wera. Nyemerera rero aba bantu bapfukamye Mwami basaba imbabazi. Hari abumvise baraguye mu busambanyi, hari abumvise baraguye mu businzi, hari abumvise baraguye mu butinganyi, hari abumvise baraciye imanza zibera, baragoretse imanza z'imfubyi n'abapfakazi. Uyu munsi bapfukamye imbere yawe, bababarire Kristo. Hari abagiye mu butinganyi, hari abahishe imitungo abo bashakanye, bababarire Nyagasani. Ababaswe no kwikinisha, abakinnyi b'urusimbi, bababarire Nyagasani Yesu. Ndakwinginga ngo imbabazi zawe zimanukire ku basore n'abakobwa, zimanukire ku bagabo n'abagore, zimanukire ku bwoko bwawe, ubagirire ibambe, ubagirire neza. Oh haleluya. Maze umumarayika wawe
ubwaje mwami gutoranya, ubwaje gushyiraho ikimenyetso. Nyemerera ubwoko bwawe bukugirireho umugisha, uri kumva ubutumwa n'ahandi buzagera mu izina rya Kristo Yesu. Oh haleluya, nawe umushyireho ikimenyetso kubw'imbabazi mwami akwatse, umugirire neza maze uzamubundikire ibibi bigiye kuza mu izina ryawe Kristo Yesu. Oh haleluya, igare rye wamuteguriye buri wese uciye bugufi uritunganye, imyambaro y'abakwe. Oh haleluya, Satani yarayanduje ariko ndasenze manuye imbaraga z'ijuru, manuye mwami imbabazi. Oh haleluya, iyo myambaro yongere yere, ihinduka urwererane, kuko uwayanduje wese atazaguhinguka imbere. Urakoze kubw'imbabazi, urakoze kutubohoye, urakoze kutubatuye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Shalom.